Nongeye kwirirwa abakunzi ba Hit Gospel Rwanda, bari ubwa mbere ugeze aha ngaha nawe uhawe ikaze mu muryango mugari. Mwese hamwe murakaza neza muri iki gihe cy'isengesho ryo mu ijoro, mbere yo gusinzira, mbere yo kuba watekereza ibindi binyemerera ufate iminota mike ufatanye n'iri sengesho. Ni byiza ko dushimira Imana umunsi warangiye kandi tukayisaba kuturinda no mu iri joro ryose. Ibyo tugiye gucamo ni byinshi mu iri joro, ntabwo twabasha kumenya ngo ni ibiki, ariko twiragize Uwiteka Imana iraza kubana natwe. Gusa mbere y'uko dutanga iri sengesho, nimunyemerere dusome Zaburi y'Ijana na 18, guhera ku murongo wa mbere, dusoma imirongo nk'itatu cyangwa ine, ntabwo ari myinshi. Umurongo wa mbere haragira ati: nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Uwiteka nimumushimire, nimushimire Uwiteka kuko ari mwiza. Yatubereye mwiza muri uno munsi, yatubereye mwiza tugeze muri iri joro, nta kintu twigeze tumuburana. Birashoboka ko benshi bari bagiye mu kazi, abenshi bari bafite byinshi byari bibananije, ariko Uwiteka uyu munsi yatubereye mwiza kandi yatugiriye imbabazi. Witekerejeho neza amafuti wiriwemo, witekereje uburyo ki wabashije kujya kure ye, ariko kubera imbabazi ze zihoraho iteka ryose, yaturenze turacyahumeka. Nimureke tumushime. Kandi Uwiteka ubwo ari mu ruhande rwanjye sinzatinya. Ni 6, umuntu yabasha kuntwara iki? Uwiteka ari mu ruhande rwanjye, arantabara, nicyo gituma nzabona icyo nshakira. Abanzi banjye ntibazigera bavugiza impundu kunesha, ahubwo Uwiteka kubw'impuhwe ze niwe uzamfasha, akankomeza, akandengera. Nta wundi wo guhungiraho uretse Uwiteka. Turatinda cyane kuri murongo wa 9, hagira ati: guhungira k'Uwiteka kugira ngo itubere uw'umumaro kuruta kwiringira abakomeye. Ushobora kwiringira abakomeye, ushobora kwiringira anti, ushobora kwiringira papa mama bakomeye, ariko Uwiteka niwe buhungiro bukomeye, niwe buhungiro bugira umumaro kuruta ibindi byose twahungira. No mu iri joro tumuhungire. Nimwemerere dufatanye iri sengesho. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimira kubw'uyu munsi warangiye amahoro. Turagushima kubw'ubuntu bwawe no kubw'uko watubereye umurinzi. Yesu we, mbere yo gusinzira turagusabye ngo tubabarire, uduhe imbabazi z'ibyaha byose twakoze uyu munsi. Duhe umutima utuje kandi wizeye. Turagusaba kuturinda muri iri joro. Rinda ingo zacu, abana bacu n'abacu bose. Tanga ibitotsi byiza, ukureho ubwoba, indwara n'ibibi byose byatwibasira muri iri joro. Nidukanguka ejo tuzongera kubyuka dufite imbaraga nshya zo kugukorera no gukorera abandi. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwakoze kwifatanya natwe muri iri sengesho ryo mu ijoro. Imana ibahe ijoro ryiza, ibarinde kandi ibahe ibitotsi by'amahoro. Muramuke amahoro kandi Imana ibahe